naje gusubiza ibibazo mwambajije cyane rero uyu munsi naje kugira ngo tubisubize. Urabeshya nta bibazo twigeze tukubaza. Hano waje ni mu ijuru. Oya ndapfuye. Ntabwo ujya mu ijuru ndacyafite imana ideni. Gabanya imikino hano. Wikina natwe, zamukira hariya nkwereke aho ujya. Yesu we, abantu ni hano bajya baca bagiye mu ijuru. Gabanya imikino, zamuka vuba cyangwa tuze tukwitwarire. Hantu naho ncayemo. Naho nca. Ibi bintu ni ibiki mana we? Imperuka irageze mba ndoga rwanjye. Imperuka ntabwo iragera, ahubwo nuko wizanye, kandi uwaje hano wese ntabwo apfa gusubirayo. Tegereza rero tugucire urubanza. Kaze neza. Witwa nde? Kakajwi. Uri kubona aka kanya bimeze gute hano? Umunsi gitondo ni cyiza, akazuba kari kugwa. Kakajwi, wigira ikindi wongeraho, ahubwo reka dutangire urubanza. Muri aka kanya urashinjwa kureba umugore mwahuye urimo kuza hano. Wamureberaga iki? Ikibazo cyambaye ubusa kirabunuje, gadatabo gifite na nyashise mana. Ibyo bintu uri kuvuga nibyo cyangwa urabiterwa n'ikindi kintu? Niba ari ikindi kintu kiri kubigutera kitubwire. Mwanda shonje, inzara iri kundira mu manono. Waje utariye kubera iki? Ariko reka tuguhe ibiryo, kanguhamagarira abamarayika baze bakuzanira ibiryo, kugira ngo utaza kugira urwitwazo uri bwitwaze mu rubanza ngo wari ushonje. Ariko nanone ugabanye irari ryawe, kuko abamarayika bacu ni beza kandi ntibajya bacumura. Yes. Kakajwi, uwo mumarayika urabona atari mwiza? Urabona ko yambaye bitandukanye no mu isi? Gabanya irari ryawe rero, ahubwo uramubona ute? Yo. Murebe cyane. Murebe itoto. Gafite na nyashi data we. Zibaho ngaho. Nibyo ngibyo ni ibyaha uri gukora, nureba nabi turagushyira mu muriro. Ngaho mutume icyo ushaka rero. Mbere na mbere ndashaka amateke n'ibisusa. Ibyo banzu bishire ku rutonde. Amereza impungure n'amaminwa, arebe ko yambonera n'inuza n'udusogo. Ibyo biryo uri kuvuga hano ntabwo tubigira. Hano dutungwa n'imigati gusa. Ngaho rero tubwire icyo kunywa. Mu kintu cyo kunywa noneho murebe ko mwambonera agashira cyangwa urwagwa. Sibyo? Mubikore vuba vuba. Ceceka aho ngaho. Hano ntabwo tugira ibisindisha, ahubwo nibakuzanira amazi aba ari unywa. Urubanza nirurangira turaguhana ka divayi. Nge rero ndi uwa gatanazi, twanamenyana ndumva uri imfura. Uri uwande mwa? Ceceka aho ngaho. Ntabwo nkubajije ababyeyi bawe kuko ndabazi. Rero wakomeje kurambirana, niyo mpamvu tugiye kugushyira mu muriro utazima. Mba ndoga rwasumita nawe uri akagurube ka tate. Naho njya hano yanjye we tate. Tante wawe nawe uri hano, ahubwo widatinza injira muri uriya muriro uri kubona. Yesu we, ahantu ndahajya naho njya. Reba kiriya kintu ndacyafite imana ideni.